Shalom, tuguhaye ikaze ku gicaniro cyitwa Senga Ubohoke gikorera ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa YouTube. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Wowe uje bwa mbere turagusaba kugira ngo udukorere subscribe numara kumva ufashijwe n'ijambo ry'Imana. Nirimara kugufasha ukoreshe urisangiza abandi kugira ngo twaguke. Imana ikugirire neza kandi kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga gusabwa. Mujya mwumva abantu bavuga ngo runaka yarasabwe. Tugiye kwigisha rero hamwe n'umwuka w'Imana n'ubuntu bw'Imana turiho, tugiye gusobanura uburyo umuntu ashobora gusabwa kwa Satani cyangwa agasabwa ku Mana. Bavuga isi y'umwuka. Umuntu ashobora kugenda akagusaba mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka ikamushyira mu maboko yawe. Yamara kumushyira mu maboko yawe, wa muntu akabaho akontororwa n'undi muntu mu buryo bw'imbaraga za kirozi cyangwa za Satani. Cyangwa se umuntu akaba yagukoresha icyo ashaka cyose kuko aba yaraguhawe n'isi y'umwuka. Nyuma yaho turaza gusobanura niki cyakumenyesha yuko wasabwe, ndetse nyuma yo gusabwa bakagutanga. None se nyuma yo gutangwa kwawe wakora iki kugira ngo wikure mu maboko agufite mu buryo bwa Satani? Imana iguhe umugisha. Data ni wowe usobanura iby'ubwenge budasobanura, ni wowe usobanura ibyo ubumenyi busanzwe bw'amashuri twiga hano mu isi atadusobanurira, kuko isi y'umwuka yaremwe nawe Uwiteka. Isi igaragara yaremwe nawe. Ibiremwa by'umwuka byaremwe nawe. Ibiremwa bifite umubiri byaremwe nawe. Ibiba ku mwana w'umuntu nta na kimwe gishobora kumubaho utakizi, utazi impamvu zacyo. Uwiteka ni nawe ubasha gukiza umwana w'umuntu ibibi bimubaho, ibibi bacamo, intambara acamo, niwe ubasha kuzimurwanirira ukazimukuramo. Duhamagaye umwuka wawe kano kanya usobanura ibyo tumaze kuvuga n'ibyo tugiye kwigisha. Ntaba ari twe, Mwuka wera ngwino usobanure, wigishe abaje kuri Senga Ubohoke. Buri wese ahave afashijwe, ufunguye iyi link y'icano ahave akomejwe nawe, ajijuwe nawe, ahumuwe nawe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Kuko utanezezwa nuko abana b'abantu baba mu mwijima, wifuza yuko buri wese aba mu mucyo. Ngaho abana b'abantu bose baje kuri Senga Ubohoke, buri wese mwami ave hano amaze kumurikirwa nawe, ahuye n'ubwiza bwawe, ahuye n'imbaraga zawe, katika jina Yesu, uvuganye n'ubuzima bwe n'imibereho ye. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina ryawe mugapakazuka. Mpinduka akanwa kawe, fungura amatwi numve, kora ku maso ndebe, koresha ururimi uvugane n'umutima w'uyu muntu, uyu muntu yumve kandi yakira, jijuke mu izina rya Yesu kandi abohoke. Amen. 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 Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, iyi si turimo, iyi ngiyi tuyita isi y'ibifite imibiri. Nta kiremwa cyaba kuri iyi si kidafite umubiri. Kugira ngo hagire ikiremwa icyo ari cyo cyose kiba hano ku isi, nuko kigomba kuba gifite umubiri. Udafite umubiri, wowe waje hano kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, ntabwo wabasha kuyibaho. Ubwo hita upfa nyine. Udafite umubiri aba yarapfuye, aba yarabaye umwuka ukagenda gutyo nyine. Ushobora kuba mu isi y'umwuka. Rero mu isi y'imyuka aho ituye n'aho ikorera n'aho iba, hari isi twita isi y'umwuka, igice cy'ikuzimu cyangwa igice cy'ijuru. So noneho rero sasa uri muri uyu mubiri, umuntu wese wambaye umubiri ukiriho hano mu isi, ntacyo yabasha gukora ubwe ku giti cye ngo agishobore atakibashishijwe n'isi y'umwuka. Kuko isi y'umwuka niyiha ububasha isi igaragara.
isi y'umwuka ni itegeka isi igaragara. Nta gishobora kuba hano mu isi turimo kitatangiriye mu isi y'umwuka, kugira ngo ubyumve neza. Nta gishobora kukubaho wowe waje kuri iki gicaniro cyitwa Senga. Nta gishobora kukubaho ngo ukibonesha amaso yawe kitatangiriye mu isi y'umwuka, kuko isi y'umwuka igira imbaraga kuruta iyi si iboneka. Noneho rero hari abantu bamwe na bamwe bamaze kumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo. Ibyo babona babifuza bakajya mu isi y'umwuka kubisabayo, yaba ari igice cy'ijuru cyangwa se igice cya Satani. Noneho hari ijambo twavuze wumvise twatangiye tuvuga ngo tugiye kuvuga kugusabwa. Kugusabwa bigenda gute kugira ngo umuntu agusabe, namara kugusaba akugireho ubutware, akugireho ubushobozi? Reka ngaruke ku gice cy'Imana, dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubone uko dusobanura ibi bintu ubashe kubyumva. Reka dusome Samweli wa kabiri, igice cya Samweli, dusome Samweli wa kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 19. Samweli wa kabiri igice cya 5 n'umurongo wa 19 handitswe ngo: maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntera Abafilisitiya, urabatanga ubangabize? Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka, kuko ntari bubure kukugabiza Abafilisitiya. Urumva, uyu ni Dawidi, afite abanzi be, ababisha be bitwa Abafilisitiya. Abarebye mu buryo bw'umubiri, yibuka yuko atapfa gusa kubataka ngo abarwanye, ngo abatsinde. Noneho yibuka ko mu ijuru hari Imana iri hejuru y'ababisha be, iri hejuru y'abanzi be. Noneho amaze kumenya ko mu ijuru hari Imana, dore ko yagendanaga nayo, akabana nayo, agakorana nayo, akavugana nayo, akayibwira nayo ikamubwira, arayegera, ayigisha inama, arayibaza ati, Uwiteka we, nzamuke ntere Abafilisitiya, urabatanga ubangabize cyangwa ntabwo ubampa mu maboko? Imana iravuga ati, zamuka, sindi bubure kugabiza, ndabashyira mu maboko yawe bagenza uko ushaka. Iyi ni Imana yaremye ijuru n'isi. Hano tubonye ko Imana yaremye ijuru n'isi ishobora gufata ababisha bawe ikabashyira mu biganza byawe, noneho ukabivuna. Ibyo bamwe bavuga ngo ni ukwivuna umwanzi. Imana igihe ufitanye ubusabane nayo, Imana igihe ufitanye ubumwe nayo, Imana igihe uyizera, Imana igihe uyiringira, Imana igihe ugendana nayo ugakorana nayo, ukaba uyubaha kandi ukaba uyikiranukira, ubwayo ushobora kujya imbere yayo ukayisaba ababisha bawe, ukayisaba abanzi bawe, ikabashyira mu biganza byawe, ikabakugabiza. Iyo abashyize mu biganza byawe, ni ukuvuga ngo ugira ijambo ku mubisha wawe. Ntabwo umubisha agira ijambo kuri wowe, ahubwo wowe umugiraho ijambo, uramukontorora, umukoresha icyo ushaka, kuko Imana iba yamugushyize mu biganza. Urumva rero uyu Dawidi, aba Bafilisitiya baje kwisanga bari kwicwa na Dawidi, ariko batazi yuko isi y'umwuka yafasha Abafilisitiya ikabatanga mu maboko ya Dawidi. Ushobora kuba urimo uraca mu bihe utazi, udasobanukiwe. Hari isi y'umwuka yagutanze mu maboko y'abarozi, hari isi y'umwuka yagutanze mu maboko y'abakwanga, hari isi y'umwuka yagutanze mu maboko y'abakatwifuriza ibyiza. Iyo munsi ukuboko kw'Imana kugukure mu maboko y'abatakwifuriza ibyiza mu izina rya Yesu.
reka ubwo tubonye igice cya mbere, tubonye ko Imana ubwayo ishobora gufata umuntu ikamutanga mu maboko y'uwundi muntu. None wa muntu akisanga ntafite ubushobozi bwo kurwanya wa muntu, kubera iki? Yatanzwe, yasabwe, aratangwa. Kumbe hano tubonye ko umuntu ashobora kuzira ko yatanzwe mu maboko y'undi muntu, cyane cyane atari meza. Yisanga mu maboko ataraye, yisanga mu maboko y'umwanzi, yisanga mu maboko y'umurusha imbaraga, yisanga mu maboko y'umwifuriza ibibi, yisanga mu maboko y'umwifuriza ibyago, yisanga mu maboko y'umuntu umufitiye ishyari, yisanga mu maboko y'indyarya, yisanga mu maboko y'umuntu utamwifuriza gutera imbere. Iyo rero wisanze mu maboko y'umuntu utakwifuriza gutera imbere, kandi ukaba utamufiteho ububasha wakugiraho ububasha, umuntu ashobora kuba mu maboko y'undi muntu. Imana igukure mu maboko y'abagufite mu izina rya Yesu. Mu isi y'umwuka, niba hari umuntu ukudomina, akakudomina akoresheje imbaraga z'isatanike, akakudomina akoresheje imbaraga z'ubupfumu, akakudomina akoresheje imbaraga z'uburozi, akoresheje imbaraga za Satani, uyu munsi Imana igukure mu maboko. Ibi tubyigisha kugira ngo umenye uko usenga, tubyigisha kugira ngo umenye ko ukeneye Imana. Imana niyo yonyine ibasha kugukura mu maboko y'abantu bagufite, niyo ibasha kugukura mu maboko y'abakudomina. Ndavuga abakudomina ariko bakoresheje imbaraga z'umwijima, ndavuga abagutwaza imbaraga z'abadayimoni, ndavuga abagutwaza imbaraga z'umwijima, ndavuga abagutoteza bakoresheje imyuka mvakuzimu. Imana igukure mu maboko yabo, Imana igukure mu maboko y'abagushika, Imana igukure mu maboko y'abagutongera, Imana igukure mu maboko y'abaguhubitse, Imana igukure mu maboko y'abakuzinze. Umuntu ashobora kwisanga mu buzima atazi bumuremereye kandi bumuvuna, ubuzima bumutsikamira, imibereho imutsikamira, ukareba iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ugarwana no kugira ngo urebe ko wakwigobotora ku ngoyi urimo, bikanga kubera hari umuntu uri munsi y'ibirenge bye wakubohesheje ingoyi. Ndatura kugira ngo ingoyi waboheshejwe n'umwana w'umuntu igucikeho mu izina rya Yesu Kristo. Iyo waboheshejwe n'isi y'umwuka, ukayiboheshwa n'abadayimoni, ukayiboheshwa n'abanyamashyari, ukayiboheshwa n'abatakwifuriza ibyiza, ukayiboheshwa n'abapfumu n'abakonikoni, iyo ngoyi ukayisangaho y'indwara, iyo ngoyi ukayisangaho y'imico mibi, iyo ngoyi ukayisangaho y'ibyaha, iyo ngoyi ukayisangaho y'ibigeragezo bitandukanye bitewe n'amaboko urimo atarayawe. Ndatura kugira ngo iyo ngoyi icike ku buzima bwawe, ndatura kugira ngo iyo ngoyi ikatagurike mu izina rya Yesu Kristo. Niba wizeye uvuge uti amina. Iyo umuntu avuze amina biba bisobanuye ngo bibe bityo, bibe bityo. Noneho rero mu mwuka, isi y'umwuka ikorana n'ijambo, isi y'umwuka ikorana n'icyatuwe, isi y'umwuka ikorana n'ikivuzwe, cyane cyane icyo uvuze iyo ukihagazeho ukakizera. Isi y'umwuka irekodinga amagambo yose ava mu kanwa kacu, yaba ari igice cy'ikuzimu irarekodinga, yaba ari igice cy'ijuru irarekodinga, mu mbaraga z'umwuka wera. Ndatura ngo ingoyi yose waboheshejwe n'umwana w'umuntu, ukayiboheshwa biciye mu bapfumu, ukayiboheshwa biciye mu bakonikoni, ukayiboheshwa biciye mu banyamashyari, ukayiboheshwa n'abantu bo mu miryango y'iwanyu, ukayiboheshwa n'abaturanyi bawe, ukayiboheshwa n'abapfumu n'abarozi, ukayiboheshwa n'abantu bo kwa basu wanyu, kwa nyoko wanyu, kwa basogokuru wanyu, ukayiboheshwa n'abanyokorume bawe, ukayiboheshwa n'abanyogosenge wawe cyane n'abaso wanyu. Ushobora kuba uri ku ngoyi waboheshejwe n'umuturanyi muturanye, ushobora kuba uri ku ngoyi washyizweho n'umuntu mwiganye cyangwa n'umuntu
n'umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi, kuko Yesu yavuze yuko umwanzi w'umuntu azaba mu rugo rwe. Ndagira nkubwire ngo ushobora guca mu bihe ari umuntu wagusabye kugira ngo agutoteze. Hari abantu baca mu bigerageza ariko barasabwe na Satani, abandi barasabwe n'abantu bagenzi babo. Ahangaha tubonye Dawidi agenda agasaba abantu, akasaba abantu ku Mana, aragenda asaba Imana ngo imuhe Abafilisitiya, ibashire mu biganza bye, noneho abagenze uko abyifuza. Ndagira nkubwire ngo rero ibi ngibi byakozwe na Dawidi, we wasengaga Imana, wubahaga Imana. Hari uwundi ubutubaha Imana udasenga Imana, ushobora kujya mu bapfumu, ushobora kujya kwa Satani, ushobora kujya kuraguza, akakugira yagiye kukuraguriza kugira ngo amenye wowe urinde, kugira ngo amenye wowe uzaba iki, kugira ngo amenye aho imbaraga zawe ziherereye, kugira ngo amenye naho intege nke zawe ziherereye. Akagenda agiye kukuraguriza, akagusaba mu bapfumu, agasaba ko uhinga ntiweze, agasaba ko uhora urwaragurika, agasaba ko utazashaka, agasaba ko ntacyo uzageraho, agasaba ko ubucuruzi bwawe bugomba guhomba. Hari ushobora kukugirayo kwa Satani, agasaba ko abana bawe batiga. Hari ushobora kukugira mu bapfumu, akagusaba, agasaba yuko utezwa ubumuga. Hari ushobora kujya mu bapfumu, akagusabira yuko impano zawe zizima. Hari ushobora kujya mu bapfumu, akagusabira yuko utiga. Hari ushobora kujya mu bapfumu, agasabira diplome yawe ko ntacyo uzakugezaho, bityo ukazajya wari ugatepoza ariko akazi kukabona ntako, kubera hari uwagusabye. Asaba diplome yawe, asaba ubuzima bwawe, asaba urugo rwawe, abisaba kwa Satani, abisaba mu bapfumu. Ariko uyu munsi wa none hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'iz'abapfumu, ziri hejuru y'iz'abakonikoni, ziri hejuru y'iz'abakuroga, ziri hejuru y'iz'abakuvuma, ziri hejuru y'iz'abagutongera, ziri hejuru y'abagufitiye ishyari, ziri hejuru y'abakurwanya. Hari imbaraga z'Imana zibasha kugukura mu maboko yo wisanzemo. Hari imbaraga z'Imana zibasha kugukura mu maboko yo kurusha imbaraga, yo kurusha gukomera, yo kurusha ubwenge. Hari imbaraga z'Imana zibasha kugukura mu maboko y'abagizi ba nabi. Hari imbaraga z'Imana zibasha kugukura mu maboko y'abakwanga, y'abatakwifuriza ibyiza, y'abatanezezwa n'iterambere ryawe. Hari imbaraga z'Imana zibasha kugukura mu maboko y'ugutoteza, zibasha kugukura mu maboko y'ugutongera, zibasha kugukura mu maboko y'ukuvuma ku manywa na nijoro. Izi mbaraga z'Imana nuzisunga, ibintu birahinduka. Nuzitabaza urazibona. Imana iravuga ngo tabaza nzagutabara, nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. Igihe kimwe Abisiraheli bisanze mu maboko y'ababarushaga amaboko, y'ababarushaga imbaraga, bisanga mu maboko y'Abanyegiputa. Abanyegiputa babarusha imbaraga, babakoresha uburetwa, batakwikura muri ubwo buretwa, batakwivana mu maboko y'ibiganza by'umwami wa Egiputa, batakwikura mu maboko y'ingabo za Egiputa. Ariko igihe kimwe amaboko y'Uwiteka araza aremerera umwami wa Egiputa, aremerera n'ingabo z'ubwoko bwa Egiputa. Abanyegiputa barekura Abisiraheli kubw'amaboko y'Uwiteka. Imana yari yaremereye Farawo, yari yaremereye ingabo ziwe, yari yaremereye igihugu cyose. Igihugu cemera kurekura Abisiraheli, baragenda bajya mu gihugu cyabo bwite. Imbaraga z'Imana ziremerera amaboko agufite, imbaraga z'Imana ziremerera amaboko yagusabye, imbaraga z'Imana ziremerera amaboko akurwanya, imbaraga z'Imana ziremerera amaboko akuziritse mu izina rya Kristo. Amaboko yarakuziritse, amaboko yaragufite, amaboko yari yaraguhambiriye, amaboko yakurushaga imbaraga. Imbaraga z'Imana zigukure muri ayo maboko mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ndabona hari umuntu Imana igiye gukura mu maboko
ariko yamuremereraga. Hari ukuboko kwakuremereraga k'ubukene, hari ukuboko kwakuremereraga k'uburwayi, hari ukuboko kwakuremereraga kw'inyatsi, hari ukuboko kwakuremereraga kw'imbaraga z'ibyaha, hari ukuboko kwakuremereraga kw'imbaraga z'igisuzuguriro, hari ukuboko kwakuremereraga kw'imbaraga zo gutabwa, hari ukuboko kwakuremereraga kw'imbaraga zo gusubira inyuma. Icyo ukoze cyose urabona ntigikunda. Mu gusenga urasengeje ukumva uko wasengeje uko wongeye waguye, mu gakiza ntushinga. Icyo ukoze cyose ntigishinga, nta hantu ushinga imizi ngo bikonde. Hari imbaraga z'Imana ziremereye ibyatumaga udakomera mu gakiza. Hari imbaraga z'Imana ziremereye uwo muntu wakwishyizemo akavuga ngo arye nge, ziremereye uwo muntu uvuga ngo arye nge. Hari umuntu mu buzima wakwishyizemo aravuga ngo arye nge, arabeshyera ubusa. Imbaraga z'Imana ziremereye uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziremereye wagusabye mu bapfumu, imbaraga z'Imana ziremereye wagusabye kwa Satani, imbaraga z'Imana ziremereye. Vuga utamina, niba unyumva cyane vuga uti amina. Uwiteka kugirire neza, Imana y'amahoro ikurwanirire. Ndabona hari umuntu Imana irwaniriye, ndabona hari umuntu Imana iremeye ubuzima, ndabona hari umuntu Imana ikuye mu maboko y'abadayimoni, ndabona hari umuntu Imana ikuye mu maboko y'abapfumu, ndabona hari umuntu Imana ikuye mu maboko y'abarozi, ndabona hari umuntu Imana ikuye mu maboko y'ababisha. Kwa jina la Yesu, abo babisha bagomba kukurekura. Ugomba kwambara imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, ugasubizwamo intege, ukivuna umwanzi wawe, ukivuna umubisha wawe. Ibintu byahindutse. Tugomba natwe kugenda tugasaba ababisha bacu ku Mana, kugira ngo Imana bababisha bacu bashire mu maboko yacu, bababisha bacu Imana bashire mu biganza byacu. Ibintu bihinduka mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe cyabayeho Abisirayeli bisanga mu maboko atari yabo, ndetse Morodekayi yisanga yashyizwe mu biganza byande, yisanga yashyizwe mu biganza bya Namani, yisanga yashyizwe mu biganza bya Hamani. Namani ari umufiteho ubutware, ndetse yamaze no gushinga igiti agomba kumanikaho ashaka kumwica urw'agashinyaguro. Ariko bamaze iminsi basenga batakira Uwiteka, ibintu birahinduka. Imana irabihindura. Uwari washyizwe mu maboko y'uwamurushaga amaboko, ibintu birahinduka. Umunyantege nyagira umunyembaraga aba umunyembaraga kuwamurushaga imbaraga. Imana igihindura ibintu wakurushaga imbaraga, ibintu bigahinduka ukaba ari uzimurusha. Imana igihindura ibintu wagusuzuguraga agakubitwa hasi wowe ukazamuka ukubahwa. Imana igihindura ibintu wagupingaga agapingwa wowe ukemerwa. Zamura ibiganza byawe uvuga ushimwa Mwami, kuko Imana iguhaye kwemerwa kubagupingaga. Reka rero ntarakomeza, ninjiye mu mwuka wo kuvuga ubutumwa, sinzi impamvu, ubwo niwo mwuka Imana yashatse ko dukoreramo. Ariko reka ngaruke gato mu mwuka wo kwigisha. Noneho twongere dusome Samweli wa mbere igice cya 14 n'umurongo waho wa 37. Samweli wa mbere igice cya 14 n'umurongo wa 37. Turacyari kugusabwa. Ushobora kuba uri mu bihe warasabwe utarubizi. Hari uwagusabye kwa Satani, noneho sasa akagusabira ibihano, akagusabira amakirize, akagusabira ubukene, akagusabira ibyo urimo uracamo. Imana imenagura ibyo bagusabiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishwanyaguje ibyo ngibyo. Imana irakurengeye kandi iragutabaye. Samweli wa mbere igice cya 14 n'umurongo wa 37 handitswe ngo, Samweli wa mbere igice cya 14 n'umurongo wa 37 ngo, Sawuli agisha inama Uwiteka ati, mbese nkurikira Abafilisitiya urabatanga mu maboko y'Abisirayeli? Urumva, nkurikira Abafilisitiya urabatanga mu maboko y'Abisirayeli. Urumva ko umuntu ashobora gutangwa mu maboko ataraye. Icyo nicyo nashatse kukwereka. Gusabwa ukisanga warashyizwe mu maboko atarayawe, ukisanga udafite kwikontorora. N'iryari uzisanga kwanza, n'iki cyakumenyesha ko uri mu maboko atarayawe? Nuko ushobora kunanirwa no kwikontorora, ugambirira gukora icyiza kugikora ntako, ugambirira kugera ku kintu runaka kugikora ntako, ugambirira gutera intambwe wagambirira kuyitera ntibikunde.
warasabwe, kuko hari imbaraga ni ukuvuga ngo zikwima umudendezo, hari imbaraga zigufashe zitakwemerera, zikubuza, uri munsi y'izindi mbaraga. Uravuga uti uyu munsi iki cyanda kihannye, ejo sinzacyongera, ejo ukacyongera. Ni ukuvuga ngo washyizwe munsi y'izindi mbaraga, ntabwo ufite kwikontorora, ntabwo ufite kwigenga. Hari izindi mbaraga zikugenga mbi zinaniza ubuzima bwawe, hari izindi mbaraga mbi z'umwana w'umuntu runaka unaniza imbere hawe, utifuza gutera intambwe. Niyo mpamvu wihana icyaha ejo ukagisubiramo, niyo mpamvu ugambirira gukora iki ngiki ejo uko wakigambira ukavuga ngo nzagikora, kugikora ntako, kuko hari izindi mbaraga zigutwaza igitugu, wisanze mu maboko y'izindi mbaraga. Izo mbaraga wari uri munsi yazo nizikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Nzikubitishije inkuba y'Uwiteka mu mbaraga z'umwuka wera, ndatura ngo inkuba y'Uwiteka yaka umuriro ikubita izo mbaraga zari ziri hejuru y'ubuzima bwawe, izo mbaraga zive ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uboho kubona umudendezo, ukuboko kw'Imana kuremerera izo mbaraga zigutwaza igitugu, imbaraga z'Imana ziremerera izo mbaraga za gipfumu na za gikonikoni, imbaraga z'Imana ziremerere iyo mitongero n'iyo mivumo wavumwe, imbaraga z'Imana ziremerere iyo mivumo y'urushako rubi ikuveho mu izina rya Yesu, iyo mivumo y'icangira ikuveho mu izina rya Yesu, icyo gisuzuguro kikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga z'imivumo y'indwara zimenagurwe n'amaraso Yesu Kristo. Amaraso Yesu Kristo niyo abasha kweza imivumo, amaraso Yesu Kristo niyo ahanagura imivumo. Imbaraga z'urupfu rwa Kristo ziremerera urupfu rwaguhigaga, imbaraga z'urupfu rwa Kristo ziremerera urupfu rw'inkota, ziremerera urupfu rw'impanuka, ziremerera urupfu rwa diabete, ziremerera urupfu rwa kansa, ziremerera urupfu rw'indwara z'imivuduko. Imbaraga z'Imana ziremerera urupfu rw'amahembe, imbaraga z'Imana ziremerera urwo rupfu wari woherejwe. Hari abantu bari bohererejwe urupfu rwihuse, basunikiye urupfu rw'ihembe, basunikiye urupfu rw'impanuka, ariko imbaraga z'Imana ziburije muri iyo mpanuka mu izina rya Yesu Kristo. Zamurira Imana yawe icyubahiro, wowe wari washyizwe mu maboko y'abadayimoni, Uwiteka gukuye mu maboko y'abadayimoni. Wowe wari washyizwe mu maboko y'abapfumu, Uwiteka gukuye muri ayo maboko y'uwo mupfumu mu izina rya Yesu Kristo. Dusoza reka dusome nanone Samweli wa kabiri igice cya 21 kuva ku murongo wa 3 ndetse no kugeza ku murongo wa 9, aho tugiye kubona ko iyindi ngingo ni ingingo igaragaza ko umuryango ushobora gutangwa, ugasanga umuryango wose warasabwe, ugashyirwa mu maboko y'umupfumu cyangwa se ugashyirwa mu maboko y'umurozi, ndetse umuryango ukaba wagirirwa nabi. Umuryango wose uko wakabaye, kuko Satani uko akora cyangwa se abagizi ba nabi, hari igihe rero umuryango wose akawurakarira, noneho akajya kuwusaba. Yajya kuwusaba rero, wa muryango uhereye igihe watangiwe, umuryango uzatangira guca mu byago, uzatangira guca mu kaga, uzatangira guca mu bibazo. Noneho nusuzuma umuryango urebe usanga umuryango ubone ni umuryango uhora mu ibirwara, ni umuryango uhora upfusha, ni umuryango uhora mu ibyago, ni umuryango uhora mu makuba, ni umuryango uhora mu bukene bwinshi, ni umuryango ugasanga muri uwo muryango ntibubaka, muri uwo muryango nta baramba mu mago. Unuvuga ngo umuryango uba warasabwe yuko umuryango utazajya ushingira cyangwa ngo ushingirwe. Hari igihe rero umuryango usabwa wose ukavuga ngo ntugashyingirwe. Nujya witegereza ugasanga mu muryango abakobwa muri uwo muryango ntibashingirwa, n'abashingiwe ntibamara kabiri mu rugo. Ubwo ni umuryango uba warasabwe wose uko wakabaye. Cyangwa ugasanga hari igihe umuryango ugasabwa ari uburyo bw'iki bwo kugira ngo ukeneshwe. Ugasanga mu muryango nta muntu uzamuka ngo akore atere imbere. Nuvuga ngo biba byaragenze gute? Ikibazo uwo muryango ufite, umuryango warasabwe, none ugatezwa cya kibazo cy'ubukene bw'umuryango, icyitwa ubukene bw'umuryango. Imana y'amahoro ikubohora uyu munsi mu mbaraga z'umwuka wera, igutandukanye n'umuryango wasabwe mu mbaraga z'umwuka wera. Nicyo kijambo rero tugiye gusoma Samweli wa igice cya 2, Samweli igice cya 2 umurongo wa 21 n'umurongo wa 39. Hanyuma dusoreze aho ngaho. Samweli wa 2 igice cya 21 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku 9. Handitswe ngo, kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe ngo, Dawidi abaza ab'Igibeyoni ati, mbagirire nte? Natanga iki impano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Abagibeyoni baramusubiza bati, icyo dushaka kuri Sawuli ni umuryango we, si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isiraheli.
nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsemba ngo tutaba mu bihugu by'Abisirayeli byose, nimuduhe abagabo 7 bo mu bahungu be tubamanike imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli intore y'Uwiteka. Urumva abantu bagibiyoni icyo basabye? Abagibiyoni basabye abahungu 7 bo kwa Sawuli kugira ngo bamanikwe bicwe. Kumva urabona ko umuntu ashobora kugusaba kugira ngo upfe, akagusabira gupfa. Umuntu akajya kwa Satani akagusabira gupfa. Umuntu akajya kwa Satani akagusabira kumanikwa, akagusabira kanseri, akagusabira diabete, akagusabira gupfusha, akagusabira kwahukana, akagusabira gusenya urugo, akagusabira kudatera imbere, akagusabira kutiga, agasabira abana bawe kutiga, agasabira business yawe kudatera imbere, akagusabira kumanuka ugasubizwa hasi. Umuntu ashobora kujya kwa Satani akagusabira icyangiro. Umuntu ashobora kujya kwa Satani mu bapfumu akagusabira guferinga, akagusabira umwaku, akagusabira imikoshi. Tubonye abagibiyoni bagiye kwa Dawidi basaba Dawidi kugira ngo abahungu 7 bo mu muryango wande wa Sawuli bamanikwe ngo imbere y'Uwiteka. Kandi dukomeje tugasoma tubona yuko koko Dawidi yahise atanga abantu 7 bo mu muryango wa Sawuli. Icyo gihe Sawuli yarapfuye, noneho sasa abahungu 7 arabatanga ngo baricwa baramanikwa. Dawidi noneho arokora uwitwa Mifibosheti, ariko 7 baratangwa baramanikwa bo mu muryango umwe. Ibi birakwigisha ko mu muryango wawe hari abantu, hari umuntu ushobora gusaba umuryango wawe. Iyo wasabwe mu muryango wasabwe rero usanga ikibazo kiba kimwe mu muryango, ntabwo biba usanga kiba kimwe. Icyo mukuru wawe afite usanga mugisangiye, ugasanga ugisangiye na mushiki wawe, ugasanga ugisangiye na barumuna bawe, ugasanga umuryango usangiye ikibazo kimwe. Indwara ni imwe mu muryango, ubukene ni bumwe mu muryango, imyigire ni imwe mu miryango, icyaha ni kimwe mu muryango. Ugasanga mu muryango bose ni abasambanyi, ugasanga mu muryango bose ni abanyamahane, ni abanyamatiku, ni abantu bagira urwango rukomeye, ni umuryango w'inzika. Ugasanga undi ni umuryango wa wundi ibyo ukora ntihagire ibigenda. Ugasanga ni abakozi, ariko nubwo ari abakozi barakora ariko ntibagira icyo bageraho. Ugasanga ibyo ngibyo biri kuri so, biri kuri mukuru wawe, biri kuri barumuna bawe, biri kuri rubango. Murakora nimugire icyo mugeraho kandi muba mwatakaje imbaraga nyinshi. Icyo gihe umuryango uba warasabwe wose uko wakabaye. Hari amasengesho yagenewe rero kwikura muri ubwo buzima no kwikura muri iyo mibereho. Nta masengesho tujya twita y'intambara, aho umuntu agomba kumenya inkomoko y'ikibazo afite. Yamara kumenya inkomoko y'ikibazo ufite, wasanga ari ugusabwa kandi utarasabwe gusa, ubwo waranatanzwe. Ukanga mu izina rya Yesu, ugahinyuza, ugahagurukira guhinyuza imbaraga zagusabye, ndetse ugahinyuza n'imbaraga zagutanze. Ugahinyuza umurozi wagusabye, ugahinyuza n'umurozi wagutanze. Ndagusengera kano kanya Imana ikwambika imbaraga zo guhinyuza umurozi wagutanze, zo guhinyuza n'umurozi wagize gute wagusabye. Ni abantu 2, hari ushobora kugusaba, hari n'utanga. Tubonye yuko hano abagibiyoni baragiye basaba Dawudi abahungu 7 bo mu muryango wande wa Sawuli ngo bamanikwe. Dawidi nabo arabatanga. Dukomeze dusomyeho gatoya ngo mwami aravuga ati nzabatanga. Wabyumvise ukuntu Dawidi yavuze nzabatanga? Bagiye gutangwa ngo bagirirwe iki? Ntabwo bagiye gutangwa ngo bakorerwe iminsi mikuru, ntabwo batanzwe ngo bakorerwe bahabwe ibyiza. Batangiwe gupfa,
batangiwe kuvutswa ubuzima. Hari wagutanze kugira ngo upfe, hari uwagutanze kugira ngo uvutswe ubuzima, hari uwagutanze kugira ngo impanuka ikwahuranye, hari uwagutanze kugira ngo kanseri igutware, hari uwagutanze kugira ngo imivuduko ikwice, hari uwagutanze kugira ngo za pararize zikwice, hari uwagutanze kugira ngo ukene, hari uwagutanze kugira ngo upfire mu busambanyi, hari uwagutanze kugira ngo ubyarira mu rugo, hari uwagutanze kugira ngo utazashaka, hari uwagutanze kugira ngo utazigera ukomera mu Mana, ngo wubahe Imana wumvira Imana, hari uwagutanze kugira ngo utazakorera Imana. Ariko aka kanya mu mbaraga z'Umwuka Wera ngiye gufatanya nawe twinjire mu mwuka, dufata abo ngabo, dusaba abo ngabo badutanze ibintu bihinduke nk'uko byahindutse mu gihe cya Morodekayi yari yatanzwe byarangiye, umwami yamushyize mu maboko ya Hamani, ariko Morodekayi arasenga ibintu birahinduka. Nta kindi cyatuma ibintu bihinduka ni igihe waba wamaze kumenya yuko wasabwe, nyuma yo gusabwa kandi ukamenya yuko watanzwe, hanyuma ukajya kuwiteka, ukajya guhangana, ukajya gusaba Uwiteka ngo tuwiteka we uwantanze we uwansabye wese akanantanga, uyu munsi nkura mu maboko ye, hindura ibintu bihinduke, uwagusabye nakurekure mu izina ry'Yesu, n'uwagutanze bose bakorwe n'isoni. Uyu munsi niryo sengesho tugiye gukora, Uwiteka gukure mu maboko y'abagutanze. Murongo wa 7 haravuga ngo ariko umwami arokora Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli kubw'indahiro Dawidi na Yonatani mwene Sawuli barahiranije imbere y'Uwiteka. Urumva rero ibi ni ibintu bikomeye cyane, urabyumva wa muntu we. Tugeze dusomye rero ku umurongo w'8 haravuga ngo nuko umwami afata abahungu babiri ba Risipa umukobwa wa Ayiya yabyaranye na Sawuli, Arumoni na Mefibosheti, kandi n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Aduriyeli mwene Berizilayi w'Umuhorati, abatanga mu maboko y'Ababidiyoni, abatanga mu maboko y'Abakiyemi y'Abagibiyoni, babamanika ku musozi imbere y'Uwiteka, bapfira icyarimwe bose uko ari 7, bicwa mu isarura rigitangira, batangiye gusarura sayari. Urumva ko Dawidi yahise agenda afata abo bantu tuvuze aho haruguru, abashyira mu maboko y'Abagebiyoni. Abashyize mu maboko y'Abagebiyoni, Abagebiyoni nta kindi cyo bari gukora keretse kwihimura, bakabica, bakabamanika. Kumbe umuntu mugenzi wawe wambaye inyama n'umubiri n'amaraso ashobora kugutanga. Kumbe umuntu wambaye inyama n'umubiri n'amaraso ashobora kugusaba ugashyirwa mu maboko ye. Wamara gushyirwa mu maboko ye gasanga arimo akugiriye nabi, aguteje ubukene, aguteje inyatsi, aguteje indwara, aguteje kudindira. Ndagira ngo dusoze dusenga. Mana mu izina rya Yesu Kristo, buri muntu wese wansabye kwa jina la Yesu akansaba mu mbaraga z'Umwuka Wera, kandi ubundi nawe akamfata kananga, abo bombi ndi mu mwuka ndabarwanyije mu izina rya Yesu Kristo, mbakwitishije inkuba y'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wapfiye akazuka, wansabye wese, wasabye amagara yanjye, wasabye ubuzima bwanjye, wasabye imibereho yanjye, wasabye iterambere ryanjye, wasabye umuryango wanjye, wasabye imbere hanjye, wasabye impano yanjye, wasabye amavuta yanjye, wasabye ministeri yanjye, wasabye icyo ndicyo izina rya Yesu Kristo, wasabye ubutunzi bwanjye, wasabye intambwe zanjye, wasabye inyenyeri yanjye, wasabye igikundiro cyanjye, wasabye amavuta ndiho, wasabye icyo gomba kuba cyo izina rya Yesu Kristo. Maze Satani n'umukozi w'umuhagarariye akamumpa, ndasenya uwo mukozi wa Satani washatse kuntanga, ndasenya n'uwansabye izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko bazadutera baciye mu nzira imwe, bagatatanyizwa mu nzira 7 mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, Uwiteka Imana igira neza, tugabiza ababisha bacu, tugabiza abanzi bacu, tugabiza abadusaba, tugabiza abadutanga izina
izina rya Yesu Kristo. Uwari we wese wagusabye, yaba so wanyu, yaba nyoko wanyu, yaba nyogosenge, yaba mukuru wawe, murumuna wawe, mushiki wawe, iso, nyoko, umuturanyi w'umuryango wawe, uwo mwiganye, uwo mwagendanye, uwo mukorana, uwari we wese wagusabye, akagusaba mu bapfumu, akagusaba kwa Satani, akagusaba mu buryo bwa kirozi, akagusaba mu buryo bw'ibitambo, akagusaba mu buryo bwo kugira ngo akwihimureho, akugirire nabi. Izina rya Yesu Kristo ndatura ngo umuntu akurekure, uwo muntu nakurekure, uwo mugabo akurekure, uwo mukobwa akurekure, uwo musore akurekure, uwo mukecuru akurekure, uwo musaza akurekure. Perete sekiria hori ya patasakra. Sante Yesu, urakoze Mwuka Wera ko hari abantu barekuwe, hari abantu barekuwe, nanjye ubwanjye ndarekuwe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ciye amaboko yaradufashe, ciye ibicaniro byari bidufashe mu izina rya Yesu Kristo. Senya ibicaniro byari bimfashe, senya amaboko yaramfashe, senya imizimu yari imfashe mu izina rya Yesu Kristo, senya amashitani yaramfashe mu izina rya Yesu Kristo, senya amaboko y'abarozi bari bamfashe. Parata sakarariyo boredeze kiria. Sante Yesu ko bashwanyutse, urakoze Yesu ko baturekuye. Uyu musore ararekuwe, njye ubwanjye ndarekuwe, uyu mugore baramurekuye, uyu mukobwa baramurekuye, uyu musore baramurekuye, uyu muryango urarekuwe, uyu muryango watanzwe kugira ngo wicishwe ubukene, uyu muryango watanzwe, abakobwa muri muryango batanzwe kugira ngo batarongorwa, abakobwa muri muryango batanzwe kugira ngo bataramba mu rugo. Izina rya Yesu Kristo. Abasore batanzwe kugira ngo nabo ubwabo batubaka mu izina rya Yesu, batanze kugira ngo bamwami badakizwa, badahinduka, kugira ngo bapfire mu byaha, bapfire muri za nyabingi, bapfire mu bupfumu, bapfire mu kuraguza, bapfire mu buraya. Batanze ngo bapfire mu buraya, batanze ngo bapfire mu businzi. Izina rya Yesu Kristo. Uyu muryango w'uyu mugabo, uyu muryango w'uyu mugore nuvanwe mu businzi watanzwemo, nuvanwe mu buraya watanzwemo, nuvanwe mu bibye by'ibenge watanzwemo. Izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, ndi kumva Umwuka Wera nyemeza yuko hari abantu muje hano ku gicaniro, imiryango yanyu yarabatanze, abandi baratanzwe n'abaturanyi babo, baratangwa ngo aba bana bazapfire mu biyobyabwenge, abandi batangwa kwa Satani ngo bazapfire mu buraya, abandi batangwa kwa Satani ngo bazapfire mu businzi. Unkurikiranye ubusinzi bwarakunaniye kubureka, inzoka zarakunaniye kuzireka, waratanzwe ngo izo nzoka uzazipfiremo, imbaraga z'Imana zigukure muri ubwo businzi. Unkurikiranye uri umuntu ubusambanyi bwananiye kureka, waratanzwe ngo uzapfire mu buraya. Mu izina rya Yesu, umwuka w'uburaya nukuveho, imbaraga z'Imana nizikuveho. Daimoni y'uburaya ndayisenya ku buzima bwawe, daimoni y'uburaya ndayisenya ku buzima bwawe, daimoni y'ubusinzi ndayisenya ku buzima bwawe. Izina rya Yesu Kristo. Unkurikiranye waratanzwe kugira ngo utazubaka urugo, ndetse nunarwubaka ntiruzaramba, uzahita uruvamo mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka ndawuvuma watanzweho, ubaka urugo mu izina rya Yesu kandi ntuzaruvemo. Unkurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Waratanzwe kugira ngo na diplome yawe yaratanzwe kugira ngo itazigera ikikumarira ndetse itazabona akazi. Ndagusenge mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo diplome yawe iguheshe akazi mu izina rya Yesu Kristo. Unkurikiranye waratanzwe, umubiri wawe waratanzwe ngo ujye uhorana n'indwara mu izina rya Yesu. Ndatura ngo abatanze umubiri wawe n'abari bawufiteho ubutware bawurekure mu izina rya Yesu. Izo ndwara utandukane nazo mu mbaraga z'Umwuka Wera. Nohereje umuriro w'iteka, nohereje umuriro w'iteka mu mubiri wawe, ari wo muriro w'Umwuka Wera. Nutwike amabagiteri, nutwike amavirusi, nutwike indwara z'abadayimoni, nutwike indwara za kirozi, nutwike indwara z'inkorano. Izina rya Yesu Kristo. Wacire kubohoka, wacire gukira, izere gukira mu izina rya Yesu, izere gukira mu izina rya Yesu. Imana ibohorera abantu mu kwizera, ngaho acira kwizera kuguhesha gukira izo ndwara z'inkorano wari ufite. Acira kwizera kuguhesha gucibwa urwo ruzingo wari waratanzwe ngo utazubaka, urwo utazashaka. Urwo ruzingo ruracitse mu izina rya Yesu, ruracitse mu izina rya Yesu. Acira umwuka w'Imana kubohore, acira amaraso Yesu Kristo kubohore, acira izina ry'Umwami Yesu riguhu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tuguhaye amashimwe n'icyubahiro kandi tuguhaye ikuzo ibihe byose bidashira. Ni mu izina ryawe mugapfa kazuka dusende twizeye. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha. Dushoje tugusaba kugira ngo
iyi ubaye utarakanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe, ube mu muryango mugari w'iki gicaniro cy'isezerano cya Senga Ubohoke, ukande subscribe. Kandi nyuma yo kumva ibi, nyuma yo kumvira ijambo, ukore share, ugira abantu usangiza kuri WhatsApp yawe, mu magurupu bamo, ndetse ntugire n'ipfunwe ryo kuba washyira kuri status yawe, kugira ngo abagukurikira cyangwa abufite nabo kuri WhatsApp bombi nabo ubafashishira ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza. Tubitangira ubuntu. Imana iravuga ngo mwahere ubuntu mutangire ubundi buntu. Nawe biba bikugezeho biherewe ubuntu, nawe ntukabigundire, ujya uha abandi ubu butumwa bwiza, izi nyigisho uzihere abandi ubuntu, wibigundira ngo ubibike kuri YouTube yawe, maze kubyumva bihe n'abandi, bigere kuri benshi. Imana iguha umugisha wonyumvise, Imana wowe iguha umugisha wonyumviye, Uwiteka kugirire neza, Imana iguha ingororano z'ibyo ukoze. Ni mu izina rya Yesu wawe ngapfa akazuka. Amen. Shalom shalom.